ni mibi. Ijambo ry'Imana hano muri Matayo biratubwira ngo guhera igihe cya Yohana Mubatiza ukageza none ubwami bw'Imana buratwaranirwa kandi intwarane zibugishamo imbaraga. No kuvuga ngo Yesu yabivuze aya magambo, yarazi ko hari igihe kizagera intwari zikananirwa, intwari zikaruha, intwari zigasubira inyuma, intwari zigacika intege, ariko intwarane akaba arizo zizagera mu ijuru kandi zizagishwamo n'imbaraga ku ngufu, par force nibwo tuzagera mu ijuru. Ntago tuzajya mu ijuru ngo nuko twitwa abakristo, ntago tuzajya mu ijuru ngo nuko turi abarokore cyangwa se dusenga kwa runaka. Tuzajyayo kubera tubaye intwarane, tuzajyayo kubera ko dukoresheje imbaraga zacu. Kwinjira mu ijuru ni par force, kwinjira mu ijuru ni ku ngufu. Nudakoresha ingufu zawe ntago uzajyayo. Intwarane zirananiwe, intwarane nizo zizagishamo imbaraga. Imana idutabare muri iyi minsi. Haleluya. Muri iyi minsi usanga ibintu byarakomeye, amatorero yaraguye. Umwuka w'Imana yasohotse mu matorero. Umwuka w'Imana arashaka aho akorera akahabura, kuko amatorero yamaze kwirukana umwuka wera, yimitse umwuka w'ibinyoma. Niwe usigaye ukorera mu matorero muri iyi minsi. Haleluya. Ariko Imana idutabare kandi duhe kuba amaso muri ibi bihe biruhije abagenzi. Imana itugirire neza. Dukeneye umwuka w'Imana kugira ngo tuzabashe kumva impanda y'Imana aho izavuga. Tugeneye umwuka w'Imana, umwuka w'ukuri, umwuka yavuye mu matorero muri iyi minsi. Ugomba gutunga umwuka wera muri wowe gusa, utiringiye cyangwa ngo wizere ibiri hanze aha. Abantu benshi biratubwira ngo ntabwo ari bose bita Imana ngo mwami bazinjira mu ijuru. Hari n'abandi bari aho ngaho mu kwishushanya. Mbese wowe ntubibona n'amaso y'umubiri? Ibintu byagaragariraga amaso y'umwuka none ubu bisigaye biri ku mugaragaro. Itorero risigaye ryemeza gushingira umugabo ku wundi mugabo. Itorero risigaye ryemeza gushingira umugore ku wundi mugore. Ese icyo ushaka ni igiki? Icyo utegereje ni igiki kugira ngo uhindure? Icyo utegereje ni igiki kugira ngo umenye ko ibintu bikomeye? Ibintu birakomeye cyane. Ibintu birakomeye. Agakiza karatwegereye kurusha igihe twizereye. Ijoro rirakuze burenda gucya. Ijoro rirakuze burenda gucya. Imana idutabare muri iyi minsi. Iminsi iruhije abagenzi. Ubwo intwari zinaniwe, ubwo intwari ziguye mu nzira. Yesu adutabare kandi atugirire neza muri iyi minsi ikomeye, muri iyi minsi iruhije abagenzi. Intwari zirananiwe, intwari ziguye mu nzira, intwari zicitse intege. Ninde watabara itorero ry'Imana? Ninde watabara itorero ry'Imana? Haleluya. Ngo uhereye mu gihe cya Yohana Mubatiza ukageza none ubwami bw'Imana buratwaranirwa kandi intwarane zibugishamo imbaraga. Ubwami bwo mu ijuru buratwaranirwa, intwarane nizo zizabugishamo imbaraga. Niba uri intwari ubu ngubu zamaze kurambika, intwari ubu ngubu zamaze kurambirwa. Usanga umuvugabutumwa w'ukuri akubwira ngo akakubwira ngo gushakana umugore n'umugore si icyaha, akakubwira ngo gushakana umugabo n'umugabo si icyaha, akakubwira ngo gukunda amafaranga si icyaha. Ariko noneho ijambo ry'Imana riratubwira ngo nitugakunda isi cyangwa n'ibiyirimo. Haleluya, haleluya. Ijuru riratwegereye we. Icyama ukarebesha amaso y'umwuka, ukareba ukuntu ijuru ritwegereye, ukabona ukuntu isi igiye kurangira, ukareba ukuntu isi igeze ku musozo. Haleluya. Agakiza karatwegereye, agakiza k'Imana karatwegereye kuruta igihe twizereye. Haleluya, haleluya. Eze kotabashindele bose.